Iyerekwa rero nagize ku Rwanda yewe iyerekwa narigize hari hashize amezi 2 yashize guhera nko mu kwa gatanu no ku itariki 5 iyerekwa nagize iyerekwa nagize ku Rwanda bwa mbere biraza ndabyihorera ndaguma n'ubundi biguma biraza niyo mpamvu navuze ntereka mbivuge kuko ibintu biguma biza reka mbivuge nagiye rero kubona mbona indege zije mu gihugu cy'u Rwanda ariko ntabwo yari indege imwe zari indege zimeze nk'uduca ntabwo zari nini zari zimeze nk'uduca ziri kuza zigahena ikaba yakwihena hano akaba ariho ihena yarangiza kuburukira iriya ruguru ariko aho iciye ari umuriro tumeze nk'udusiga tumeze nk'uduca noneho ibyo biba bivuyeho ngiye kubona mbona hongeye haje ibindi noneho izo zindi zo zari ziri kureba amazu y'ama etage akaba ariyo zikubita ukabona igize iseseye hano ikuburukira nk'iriya mbega zinyuranwamo nk'uduca kujya ubona uduca tuba turi mu nkoko niko ibyo bintu byaje ngiye kubona mbona amazu ageretse yose hariya mu mujyi mbona umwotsi uracumbetse iteka nzagira gute nzabihagarika mugasenga mukareka ibyaha njye Uwiteka nzabihagarika ariko nimutareka ibyaha ngo musenge bizaba kubera kuko hari ibihugu bibereka ko bibakunze kandi bibafitiye ishyari ndangize ndavuga none ngiye kubona mbona yabarwa uriye ukure M23 mbona we ibirego bamurega babibonye ariko ngiye kubona mbona perezida wacu w'u Rwanda irongera ambwira ngo kandi mbwira abanyarwanda bareka urwango bakundane nimufashe dushimire babahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788302368 iyi nimero iri no kuri WhatsApp dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese weho mukunzi wacu udukurikira aho uherereye hose dufashe umwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kose uri gukora uyu munsi birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa uri kunyura mu buzima butakoreye dusabye Imana Data twese kugira ngo uyu munsi uhure n'ukuboko kwiza kwayo kugira ngo iguhindure amateka ubuzima bwe burusheho kumererwa neza cyane nge wumva ndi ngo Kamere ya Muteo tuguhaye kaze kugira ngo tubane muri kano kanya muri kino kiganiro nkuko uri kwibona turi kumwe n'umutumirwa tugiriwe ubuntu bwo kumusange we tumusanze ku karago aho yambariza Imana ariko wenda mbere ya byose reka tumusabe atangire akwibwira weho udukurikiye kano kanya. Murakoze cyane murakoze cyane amazina yanjye nitwa Uwimana Marita nkaba narashatse umugabo umwe imbyaro maze kubyara 9 rero agakiza nabatirijwe Cyangugu aho bite igashonga muri 93 ubwo rero nuko niko kubibwira ayo niyo mazina yanjye nicyo gihe nakirijwe nicyo gihe nanabatijwe na n'uyu munsi rero ndacyabirimo ntabwo ndabivamo Imana ishimwe kuko imbashisha kampa imbaraga tugize umugisha wo kugusanga ahangaha mu rugo dusanze hari umukeka si umukeka wawe usobanura iki uyu mukeka wanjye ngewe nkunda gusenga cyane no gusengera abantu nicyo umukeka usobanuye no mu kanya barababaje kuko dusenga kuwa gatatu
no kuwa gatandatu niyo minsi dusenga tugasengera abarwayi ibyifuzo bitandukanye byose tukabisengera kandi Imana irabikora ikadusubiza. Imana ishimwe. ni ukuvuga ngo ufite impano yo gusenga yo kuba umunyamasengesho. Iyo mpano ndayifite nyimaranye iminsi cyane, nyimaranye igihe kinini. Kuva mbatizwa nahise mbatizwa no mu Mwuka Wera. Mfite abantu benshi sengera bikaba ibibazo bigakurwaho, barahari benshi. Rero niyo mpamvu niyemeje nkavuga ntereka nshyira iminsi 2 mu cyumweru, cyane kuwa gatatu abakozi ba leta baba batakoze niho baboneka. Kuwa gatatu abantu nabo batafite akazi basanzwe nabo baraboneka. Imana iri mu kazi rero, irakora kandi irashoboye, kuko idakora ntabwo najya mbabona. Ariko barakira bakabwira n'abandi bafite icyo kibazo, barakira bakabwirana, nkabona baza ubwo baba babonye ukuboko kw'Imana. Imana ishimwe, kuko niyo yambwiye ngo ishyize umuti ukiza indwara zose mu biganza byanjye. Niko Imana yambwiye. Ubwo rero najya nsengera umuntu arwaye nkabona arakize, ntasengera umuntu afite ibibazo nkabona birakemutse. Ndavuga nti sawa, ubwo uzajya ubyikorera, reka nanjye njye mbasengera pfa kutazankoza isoni. Ntabwo rero Imana ikoze isoni. Ubu mbega namaze kwigira icyizere. Barakira pe, no kuri telefone niyo musengeye arakira. Ubwo rero Imana ishimwe, kuko ngewe icyo mfa ni ukubasengera, gukiza ni ukw'Imana ariko inyuze muri njye. Imana ishimwe rero, niyo mpamvu turagutubona hano n'ingoma n'amapendo turasenga pe, kandi Imana ikabana natwe. Imana ishimwe. Reka tugusabe rero n'ubundi hanyuma twinjire mu kiganiro turagize Imana. Imana turagushimiye, uri Imana ishoboye byose, uri Imana igihindura ibyanze guhinduka. Tugushimiye ko wakoze imirimo n'ibitangaza tukaba twarahuye, nuhabwe icyubahiro. Ayo ni amaraso yawe yakoze imirimo kugira ngo abantu bahura bataziranye bahure kandi bamenyane, kandi buri wese abere undi umugisha, kandi buri wese ahugure undi icyo amurusha. Habwe icyubahiro kuko uri Imana igira neza, kandi ukaba uri Imana ikora. Aya masaha rero turagushimiye yuko twabyutse bikemera, nukuri twagenze birakunda, tuvuze biremera. Nuhabwe icyubahiro, kubera kuko hari benshi ubu ngubu bageze ahacecekerwa, ariko twebwe turacyafite ubuzima, turacyavuga bigakunda. Amamara rero kandi ushyirwe hejuru, komeze kuturinda no kuturengera. Mana nsengeye abaduteze amatwi Uwiteka, kugira ngo ubane nabo kandi ubahe umugisha, ubatabare mu byo bashaka kubatabaraho, ubarengere kuko uri umurengezi, ubarwanirira intambara izo bazi n'izo batazi, kuko iyo urwanye ntabwo ujya utsinda, witwa Uwiteka ushoboye byose. Reka abarwaye ubakize, reka abababaye ubahe kwishima, kandi abarira ubahoze kuko uri Nyiringabo. Rero Kristo, kugira ngo uyu murimo utangizwe nawe dutangirane kandi tuze gusozanya nawe. Uri Uwiteka, u Rwanda n'Abanyarwandakazi tubasize mu biganza byawe, kuko uri Uwera wa Isiraheli, kuko ari uzi kurinda, kuko ari wowe utuzi kuruta uko twiyizi. Ngaho Kristo bana natwe kandi ugumane natwe. Buri wese akazi arimo ka buri munsi ujye ubana nawe, buri wese agenda yicaye ujye ubana nawe, buri wese mu ngo zabo no ku kazi bakora ujye ubana nabo. Kristo bagirire neza kandi ubarinde ibirwara bitandukanye, ubarinde imbaraga z'umwijima, ubarinde imbaraga z'umwanzi, kubera kuko Kristo utababereye maso nta wundi wababera amaso, kandi utabitayeho nta wundi wabitaho. Turwanire Yesu kandi utuneshereze, maze amashimwe n'icyoro bibyawe. Urakoze ko dusenze twizeye, kubyumvishije kandi ubikoze ku bw'izina ryawe ryera Yesu, amina. Ubundi umwanzuro wo gusenga kureho waje gute? Umwanzuro wanjye wo gusenga kenshi nagiye mbikwepa nkabikwepa, ariko Imana ikambuza amahoro. Noneho umuntu yaza ababaye, yaza arwaye,
nkagira impuhwe n'imbabazi bigeze aho nacuruza Imana ikampombya nagira indi mirimo nkora Imana ikampombya ikambwira ngo ntabwo ari wo murimo naguhamagariye i Kigali naguhamagariye kunkorera ariko ntabwo ari ibyo naguhamagariye niyo mpamvu mpombya ubwo rero mpita mvuga nti rero n'ubundi se ko ncuruza ngahomba icyo nkoze cyose ngahomba reka n'ubundi mbireke nimara kubireka njye mu by'Imana ishaka kuko niyo impa ubuzima niyo ifite kubaho mu buzima bwanjye ninguma nirwanira nta kizagenda mpita mfata umwanzuro wo kujya mu byo gusenga wo kwinjira mu by'Imana kugeza uyu munsi ufashe umwanzuro wo kwinjira mu by'Imana utangiye gusenga utangira watubwiye ko ujya usengera abantu ku byifuzo bitandukanye ese izo mpano zo zaje ryari izi mpano ntabwo kubwiye ngo namenye igihe zaziye kuko nabatijwe muri 1993 mpita nuzura mwuka wera noneho najya ndota inzozi bigasohora bibe bibi bibe byiza bigasohora ubwo nari nkiri na mutoya nyine icyo gihe noneho najya ari igihe uhumiriza gutya ukabona ibintu nkiri muto nagiraga n'ubwoba hari ibyo nabonaga nkagira ubwoba ngakanura bya bintu mbonye hazashira igihe nkabona birabaye sibyo ndavuga nti yewe none se izi nizo niko kwerekwa kubera nari ndi muri ADPR rero nigishwa nzi ukuntu umuntu yerekwa ukuntu umuntu ahanura ukuntu umuntu impano y'Imana imubamo ikamugeraho ntago byantunguye navuze ntubwo nanjye impano y'Uwiteka ndayifite ndavuga nti ndayifite kuko biraba ibyo mbonye nkabibona bibwira nyirabyo akambwira ati byarabaye niko bimeze ndavuga nti ubu iyi mpano ndayifite nyuma yaho Imana iza kumbwira ngo ndashaka kugukoresha ndashaka kuzabana nawe kuko abantu banjye bararushye bararemerewe ndashaka kujya mbaruhura nciye muri wowe nkabatabara nkabakiza indwara nciye muri wowe uyu munsi nguhaye impano yo gusengera abarwayi kandi nkugize umuhesha w'umugisha ikintu cyose uzasabira umuntu nzakimuha ngirana amasezerano nawe mwana wanjye ikintu cyose uzasabira umuntu nzakimuha ndi Imana kandi kuri telefone naho nzakora kuko ndi Imana ishobora byose uzasengera nzamukiza uzaramburaho ibiganza wese arwaye indwara azaba arwaye yose nzamukiza impa amasezerano menshi cyane menshi cyane ubwo rero najya mbikora nkabona birakunze biremeye nasenga nkabona umwana arakize nkabona umuntu akiza indwara hari n'uwo bakura indera aterwa inshinge bakamuzana ari umusazi nkamusengera agakira ndavuga ntibujye Imana ntibeshya ibintu yavuze ndabona itari kunkoza isoni ndabona ibikora ubwo rero nuko byaje kugeza uyu munsi ubu namaze kugira icyizere nta burwayi na bumwe natinya yaba amahembe yaba kanseri yaba diyabete cyane cyane ibintu bikunda gukira ibintu by'ibisazi by'ibirogano abarwaye mu nda abafite ibibyimba mu nda ibyo byose umwami Imana arabikiza akambwa ati kandi ujye usengera n'amazi uyasengere uyabahe bayanywe ndajya nkiza Imana ishimwe rero hanyuma uragira uti indwara zananiranye amakanseri ibibyimba byo mu nda ibisazi by'ibirogano ibyo nabyo ndabisengera bigakira hanyuma ushingiye ku mpano zawe wowe ufite n'ubushobozi bwo kwa muganga ni nk'iki wabwira abadukurikiye ngewe nshingiye ku mpano mfite ni ukuri kwiyera ntabwo naza kuvuga ubusa hano bidakora ndamutse nk'urusambuyeho ibiganza ni ukuri iminsi 3 urambwira ati nakize uko ni ukuri cyane cyane rero benshi abanzaho naba barivujije ahantu hose byaranze abo nibo baza
ariko iyo bageze hano pe birakunda bagakira mu izina rya Yesu. Rero abankurikiye bumve yuko ntabwo naza kubeshya no mvuga ubusa, nari kuba naraje kera. Ntabwo nabeshya ngo mbeshyere Imana kwikiza, icyo gihe ninjye waba wibeshye kuko musengeye ntakire, naba nkozwe n'isoni. Ariko impano mfite, umurwayi arakira, kandi niyo ari bupfe Uwiteka arambwiye ni uwanjye n'umugeni ngiye kumweza mu cyuri, kandi nyuma y'icyumweru bikaba bigize gute, birarangiye. Imana ishimwe, rongeye mfite icyizere cy'impano mfite Imana yampaye, kandi Imana turi kumwe, kandi nkomezwa na Kristo kuko ari we umpa imbaraga. Kandi bujya kugira ngo impano ikore, nawe ushobora kuba ufite impano, ariko buriya kugira ngo impano ikore unezeze Imana nuko ureka ibyaha. Uriya ufite impano ukagira n'agakiza birakora. Icyo usaba Imana cyose irakiguha. Ikibabaza Imana ni ukubivangavanga, ukaza ngo Mana mpi ikikiza abarwayi, mu wundi mwanya wamuciye 200,000, mu wundi mwanya ugiye mu bindi byaha gukora ibyaha. Hoya, ngewe mbasengera ku buntu, nawe nsaba n'igiceri cy'ijana, uwikoresheje akampa ituro akavuga atakira unywa amazi cyangwa unywa amata ku bushake bwe n'umutima we, ndayakira. Ariko ntawe nsaba n'igiceri cy'ijana. Ariko nizere ko nanone ntabwo buza kujya kwa muganga. Kwa muganga hano hakunda kuza abo kwa muganga byanze, akazumva telefone yanjye cyangwa agahura n'umuntu akamuha nomero. Kwa muganga bajyayo bakivuza, uwo byananiranye mu bapfumu bikananirana, ngewe abo ngabo nibo nkunda kubona hano. Byanze pe, yarivuje amaze nk'imyaka 5, amaze nk'imyaka 4, abo ngabo rwose nibo njya kubona nkabona baraje ari abantu babahaye nomero zanjye. Ntabwo se wagiye kwivuza byaranze, ati byaranze na miliyoni 2 zaratanzwe ibiki. Hari n'uwambwe kugeze gutanga miliyoni 5 yivuza mu bapfumu hehe kwa muganga, ibyuma byose barabanyujijemo, nibo baza hano. Nkavuga ndi sawa, urizera Yesu ko ashoboye byose? Ati ndamwizera. Kandi umuntu wakundangiye yambwiye yuko usengera umuntu agakira. Nti nawe ngwino ngusengerero Imana, aho kugira wumva nabandi bitangaza ubyibonereho. Wenda n'abadukurikiye bumve ko hari indwara ziterwa n'abadayimoni. Indwara ziterwa n'abadayimoni ntabwo zivurwa no kwa muganga, ahubwo zivurwa no gusengerwa, hanyuma abadayimoni bakagenda. Nizere yuko cyane cyane iyo umuntu aje yatewe n'abo badayimoni cyangwa se afite indwara zitewe n'abadayimoni, uwo nguwo rwose Imana yawe yibonanira n'izo ndwara. Nibyo, ubundi umuntu urwaye abadayimoni, ibirogano bamuroze, ubundi cyane sengera abantu bafite ibirwara kwa muganga batabona, badashoboye, n'ibintu by'ibirogano by'abadayimoni. Ibyo nibyo nsengera, ni nk'uwo mwanya. Nibyo Imana ikiza ikoresheje ngewe. Amadayimoni nta kibazo, birakira. Imana ishimwe kuko rero ibana nanjye, ikampa imbaraga zo kubasengera bigakira. Nibyo nsengera. Hanyuma nyuma ya kamera wari watubwiye ko hari iyerekwa wagize ku Rwanda. Tuguhaye karibu. Iyerekwa rero nagize ku Rwanda, ngewe iyerekwa narigize hari hashize amezi 2 yashize, guhera nko mu kwa 5 no ku itariki 5. Iyerekwa nagize ku Rwanda, bwa mbere biraza ndabyihorera, ndaguma n'ubundi biguma biraza. Niyo mpamvu navuze ntereka mbivuge, kuko ibintu biguma biza reka mbivuge. Wenda abanyarwanda nidusenga ibibi Imana izabidukiza, ibyiza nidusenga nabyo izabiduha. Nagiye rero kubona mbona indege zije mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ntabwo yari indege imwe, zari indege zimeze nk'uduca, ntabwo zari nini, zari zimeze nk'uduca, ziri kuza zigahena, ikaba yakwihena hano, akaba ariho ihena, yarangiza ikuburukira iriya ruguru, ariko aho iciye ari umuriro, tumeze nk'udusiga, tumeze nk'uduca turi kunyuranwamo, ariko tugenda duta ibibombe, imyotsi icumbeka. Noneho ngiye kubona mbona
yerekwa rya mbere bimwe byapfuye mu kirere bipfubira mu kirere bimwe ndavuga nti Imana urakoze uhabwe icyubahiro ubwo birabipfubye ijwi rirambwira ry'Imana ngo birapfubye kuko iyo bidapfuba biba bigize gute kimwe cyanatembagaye imbere yanjye mu nyereko nkibona imbere yanjye mbona kicumbetse umwotsi n'icyagira icyo kinkora ijwi rirambwira ngo birapfubye noneho ibyo biba bivuyeho ngiye kubona mbona hongeye haje ibindi noneho izo zindi zo zari ziri kureba amazu y'ama etaje akaba ariyo zikubita ukabona igize iseseye hano ikuburukira nk'iriya mbega zinyuranwamo nk'uduca kujya ubona uduca tuba turi mu nkoko niko ibyo bintu byaje ngiye kubona mbona amazu ageretse yose hariya mu mujyi mbona umwotsi uracumbetse mbona ni umwotsi gusa nyine umuriro uratse mbwira Imana nti none se ibi bintu bimeze bite koko ku Rwanda rwacu twari tumaze kurwubaka rumeze neza ibi bintu biri guterwa n'iki niki gitumye ibi bintu biba Imana ambwira ngo ibi bintu ni umugambi w'umwanzi kandi ukoresheje abantu ukoresheje ibihugu by'abaturanyi ariko nimusenga njye Uwiteka nzagira gute nzabihagarika mugasenga mukareka ibyaha njye Uwiteka nzabihagarika ariko nimutareka ibyaha ngo musenge bizaba kubera kuko hari ibihugu bibereka ko bibakunze kandi bibafitiye ishyari niko Imana yambwiye ndangize ndavuga nti none se ibyo bihugu bimeze bite ntiwanatubwira nibura ngo tugire ibyo twirinda Imana irambwira ngo igiye kunyereka mbona Ubufaransa yego narabubonye Ubufaransa mbona perezida wabo ari gushaka ukuntu yakoresha uyu muperezida uba wambaye inifomu yambaye umupira wa shokora hasi ari inifomu mbona niwe ari gushaka gukoresha ngo ashake ukuntu yagira gute bashaka amakosa ku gihugu cy'u Rwanda ngiye kubona nongera kubona mbona uyu muntu ukuriye ingabo muri Kongo M23 uriya mugabo mbona bari gushaka ibarwa bamushakira ibyaha bamushakira amakosa kugeza bamushyikiriye ariko nkabona bari gushaka kuvanga na perezida wacu nawe ngo babashyire hamwe babashakira amakosa kugira ngo babihereze Amerika ibafatira iki umwanzuro ariko nkabona barakoresha uriya musirikari uriya uba wambaye igisirikare yambaye umupira wa shokora hasi yambaye inifomu yambaye ingofero itukura naramubonye rero kubera ko simba nsobanukiwe ibintu mbega ariko ngenda nkabona gutyo nuko nabibonye ndangize ndavuga none ngiye kubona mbona yabarwa uriya ukure M23 mbona we ibirego bamurega babibonye ariko ngiye kubona mbona perezida wacu w'u Rwanda ntabwo barabibona ibyo bamurega nkabona baracyabishakisha babibuze n'ibimenyetso babibuze ariko uriya wa M23 barabibonye ngiye kubona mbona baramujyanye noneho bamujyanye ngiye kubona nkajya mbona bari gufata ingabo nabonaga ari nk'ikibuga bazikura ahantu bakajugunya nk'iriya ingabo nkabona zirashize no guhaguruka ntabishoboye mbona nyine bari kujugunya bajugunya nkabona ingabo rwose aho bari kuzijugunya ntabwo zibasha guhaguruka nkabona zirarembye cyane mbwira Imana none se Mana ibi ni ibiki bigenze biti irambwira ati iyo niyo migambi barimo ariko njye Uwiteka imigambi aho bayikorera njye mba mpari niyo mpamvu nkweretse ibyo byo kugira ngo ubivuge u Rwanda mugira ubwenge kandi hari ibihugu bifite ishyari biba bishaka amakosa kugira ngo biyashyire ku Rwanda ariko timube maso kandi mugira ubwenge kandi musenge kugira ngo njye Uwiteka nzabashe kubarindira igihugu ibyo mba ndabibonye maze kubibona ndavuga nti ndabivuga nta kibazo nzabivuga niko kubivuga rero ubwo nibwo butumwa Imana yampaye irongera irambwira ngo kandi
mbwira abanyabyaha mbwira abanyarwanda bareke urwango bakundane kandi bafashanye kandi bababarane n'abababaye Imana irambwira ngo ibyo byose nibareka ibyaha barimo bakagira urukundo nzabatabara nzabikumira ntabwo bizabageraho atuzabibabwira irambwira ngo kandi mbabajwe n'umutinganyi mu gihugu cy'u Rwanda irambwira ngo umutinganyi mu gihugu cy'u Rwanda arambabaje cyane arambabaje atumye nkongeza uburakari genda ubabwire ngo abatinganyi nibabireke barekera aho ngaho abasambanyi barekera aho ngaho nurangiza ababeshyi nabo babwire bareke kubeshya no kubeshyeranya abajura bareke kwiba bibi by'abandi ndetse bamwe bakababuza ubuzima kugira ngo babatware imitungo yabo ati nibamara kureka ibyo ngibyo bakabyihana bakabireka njye Uwiteka nzabagira neza ariko atari ibyo atakaga karaje Imana imbwira ayo magambo twese kuri kumbwira amagambo akomeye atuzabivuge uzabivuge ubabwire ko mbabaye ndangize ndicara ndatuza maze gutuza ndavuga none se Mana ubu ngubu nibatihana bizatubaho irambwira ngo nta mpamvu uwanjye nzamurinda nibatihana bizaba bagomba kwihana bagasenga bamara gusenga njye Uwiteka nkabarindira n'igihugu nuko Imana yambwiye irongera irambwira ati rero mwana wanjye genda ubabwire ngo uri muri biro akore neza uri mu muhanda akore neza buri wese akaza akora agakiranukemo abayobora abategeka akiranuke akoresha ukuri n'urukundo n'ubugwaneza ati kuko bararenganya abantu nkababara bariba abantu kandi barushye kubera ko babakoresha nkababara ariko genda ubabwire ngo buri wese ahakorera akiranuke ahagaragara n'ahatagaragara atari ibyo njye Uwiteka ndaje ariko umukiranutsi wanjye nzamurinda umukiranutsi wanjye azaba ari hose nzamurinda ariko umunyabyaha ntacyo nzamurindira nzatsembaho genda ubabwire ibyo bintu hanyuma uvuganye n'Imana kandi gutumye ku banyarwanda igihe wabonaga bafata abasirikare bakajugunya bari aba M23 bari abanyarwanda bari ab'u Rwanda bari abaye ngewe mbabona kubera ko buriya hari igihe ubasha kubona umusirikari inifomu ntubashe kuzitandukanya ariko hari igihe hariho amabendera ariko ngewe mbona bajugunya nabonaga ari abanyarwanda nabonaga ari kuko nabonaga idarapo ry'u Rwanda ariko nkabona bari kubajogora mu bandi bajugunya nkuko wafatanye n'ikintu gatimbura hariya bakavunika imigongo bagahaguruka ariko intwara bazifite ntabwo bazibamburaga bari bazifite ariko kubera ukuntu bari kujugunya akaba yavunika umugongo ariko akunamuka akegamira nk'igiti akegamira iki ariko ubona nyine bacitse umugongo bavunitse cyane uko yamujugunyaga nyine yitagago ariko nkabona umuntu uri kubikora ni Umufaransa naramubibona nkajya nkabona ndi kubibonera bari ab'u Rwanda zari ingabo z'u Rwanda zacu ariko aho babajugunyaga aho babatoranyaga sinamenye ahariho ntabwo nahamenye niba ari mu Rwanda rwacu niba ari ahandi bari ntabwo nabimenye ko njya mbona arimo babajugunya ariko nkabona uri uyoboye M23 nkabona bamushinjije hari ibintu by'ibinyoma n'ibimenyetso iretere bamaze kuyandika mbona bari kumushinja bamushinja amakosa noneho baravuga ati rero Amerika ibafatira iki umwanzuro noneho mbona bashyizeho n'umusaza wacu nyakubahwa perezida wa repubulika wacu ariko we mbona barimo basubiranamo mu magambo babuze ibihamya n'ibimenyetso noneho mbona ari kuvuga ngo rero murebe inshuti ziwe muzinjirire zishaka ibimenyetso zidushakira ibimenyetso nawe tumufatira iki umwanzuro
wabyumvishije ariko imana yambwira ngo ngewe ndi imana mbarebera aho mutareba ubu nama bakora inama zose bakora mba mpari ndi imana niyo mpamvu ngeze gute bamenyesheje abo mwita inshuti abatwiyoberanyaho abo ngabo mumenye ko harimo abanzi kandi bafite ishyari mugire ubwenge kandi mube maso musenge kuko nzabatabara kandi nzabarengera ndavuga nti sawa nzabivuga uragira uti nabonaga indege ziza zibirika aho zuburukiye rimwe na rimwe wanavuze yuko wabonye zitwika inzu zigeretse ni inzu zigeretse zose muri Kigali cyangwa ni ikindi bifite icyo bisobanuye? oya ni inzu z'i Kigali zigeretse kuko nabonaga zimeze nk'izishaka guhombya u Rwanda kurusenya mbega kuko nabonaga ari nko gusenya u Rwanda kuko yari yinjiraga gukigahena yamara guhena ikuburukira nk'iriya igenda iti bibombe ariko nkabonera bita ahantu hari amazu hari umujyi hari amazu meza y'ama etage yegeranye mbona ari zamuruka mbona ari nko gusenya u Rwanda zigenda zangiriza nabonye ari mu buryo bwo kwangiriza u Rwanda kurusenya kandi zigahita zigenda ntizitareba inyuma hanyuma Imana ikubwira yuko iki isaba abanyarwanda ari uko bareka ibyaha cyane cyane abatinganyi n'abasambanyi bakareka ubwo busambanyi n'ababeshya bakabeshyera n'abandi n'abajura n'abantu batagira urukundo n'abantu batababarira abo bose bareka ibyo byaha byabo asigaye Imana izibarwanirire izibashyireho uburinzi nibarangiza basenge irambwira ngo ari kumutinganya n'umusambanyi igiye kujya bamusanga intumbi aho bari igiye kujya basanga mu mahoteli aho ahagaze Imana nihamusanga murajya musanga umurambo abatinganyi bababaje Imana cyane barayibabaje n'abasambanyi bareka ubusambanyi bwabo bareka ubutinganyi bareke ubujura bwabo bareke ibinyoma byabo irambwira ngo rondaje nibareka ibyaha barangiza bagasenga nzabaha amahoro kandi n'ukuri nzabagira neza nta mwanzi uzabatera ngo bashobore ariko nibaguma muri ibyo byaha nzakingura imiryango yose ibyago bibagereho kandi bizaza bihiga babanyabyaha cyane kuko umuntu wanjye ukiranuka nzamurinda ariko wa munyabyaha ntacyo nzamurindira njye Uwiteka nzamurimbura nsembeho mareho burundu irambwira ngo rero nibareke ibyaha Imana izaturengera ariko Imana irababaye cyane irababaye ubwo filime irangira aho ngaho nongera imba ubundi butumwa irambwira ngo buri muntu wese Imana yarinze kuva muri 90 kugeza ubu ngubu irambwira ngo hari abantu bari impunzi mu bihugu byo hanze ibarinda impfu nyinshi ibarinda inzara ibashyiraho uburinzi bwayo kugeza bageze mu gihugu cy'u Rwanda irambwira ngo ariko uyu munsi baribagiwe bayituye gukora ibyaha abona b'Imana yambwiye ngo nta bundi burinzi kuko ubwo yakoze nta gaciro babihaye ahubwo bari kuyikorera ibyaha ikababara bagombye kuyishima ibyo yakoze irambwira ngo hari n'abandi yarinze muri iki gihugu 94 ibarinda imipanga ibarinda impfu nyinshi barayibwira ngo Mana nuturinda urupfu tuzagukorera tuzakubahisha ariko ngabo bose baribagiwe ntabwo bari gukorera Imana ahubwo bari gukorera Satani ibyo nabyo bibabaje Imana abandi barinda uruzerero ubukene ibacira inzira ibaha amazu meza ibaha amafaranga ibaha amamodoka ariko ibyo byose bayituye gukora ibyaha Imana irambwira ngo irababaye abo yarinze inzara uyu munsi bari kurya bakabimena bari kuyitura gukora ibyaha irambwira ngo irababaye kandi Imana birayibabaje irambwira ngo mbabwire ngo bagarukiraho ngaho bagarukiraho biha n'ibyaha bavuge kugira neza kw'Imana bibucyaho Imana yabakuye nibarangiza bahigura imihigo bahigiye Imana
ahasigaye Imana izabana nabo. Tugana ku musozo ndi kumva wenda wadufasha hanyuma ugasengera imitima y'abantu kugira ngo babashe kumva icyo Imana ivuganye nabo kandi basohoze umugambi w'Imana ushaka. Rero reka dusengera abanyarwanda n'abanyarwandakazi kugira ngo Imana igire gute uwumva ibi bintu kandi abigeze kuri mwene wabo, abihereze mugenzi wiwe. Arabakoze ubutumwa kandi rwose buri wese harimo ikiwe, harimo ijambo ryiwe buri wese. Kuko uwo yakijije kwambara ubusa ikamwambika, uwo yagaburiye, uwo yahaye inzu agatura, uwo yarinze ari mu bihugu byo hanze akaba ari mu Rwanda aguwe neza, uwo yahaye akazi kamuha amafaranga uwaguwe neza, buri wese harimo ingingo yiwe. Ariko uyu munsi Imana ibabajwe nuko ibyo byose batabyibuka, ahubwo bari kuyitura gukora ibyaha no gukora ibibi no kwanga bagenzi babo no kugira igomwe n'inzika. Rero Imana irababaye, niyo mpamvu nibabireka bakisubiraho izabagira neza, bagahigura imihigo yose bahigiye Imana. Imana izabagira neza kandi izongera ibakorere n'ibindi bashaka kibakorera. Reka rero dusenge. Mana turagushimiye, Imana yera ifite imbaraga, Mana itagira uko ibigenza, agakinga k'amakuba. Witwa ndiho, uri Uwiteka kandi uzahoraho. Isi n'ibiyuzuye ni ibyawe, kandi ifeza n'izahabu nabyo ni ibyawe, kandi ngo ubiha uwo wishakiye. Aya masaha Kristo uhabwa icyubahiro kuko hari abo wamaze kubiha. Turagushimiye, uhabwa icyubahiro Mwami. N'abandi utarabiha Uwiteka we, nabo turabasengeye ngo bibuhe bahe Mana. Sengeye abanyarwanda Kristo muri rusange, sengeye abanyarwandakazi Uwiteka we, barengere muri byose, cyane cyane Kristo abaduteza amatwi n'abandi bazatwumva. Abo bose buri wese mu kibazo afite uzamubera igisubizo, buri wese mu rugamba afite uzamurwanirire. Uwiteka we, ndabasabiye kugira ngo ubagirire neza. Abari mu byaha ubahe kureka ibyaha, abari mu gakiza ubahe gukomera mu gakiza. Uwiteka bakubaha bakagukorera, abo bose babone kugira neza kwawe, abo bose babone imbaraga zawe. Mana urashoboye, uri rubasha. Nukuri Uwiteka, sengeye umukuru wacu w'igihugu Uwiteka we, wamumenye kera tutaramumenya, wari umuzi ibihe byose n'ibihe. Uwiteka we, twebwe tumumenye nyuma, ariko uhabwe icyubahiro kuko wamudutoranyirije Kristo ukamuduha nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Uhabwe icyubahiro, wagize neza. Rero aya masaha Uwiteka, ahari hose, ahagendagenda hose, musabiye uburinzi, musabiye abamarayika bo mu ijuru, bajye bamurinda ibihe byose, bajye bamurinda isaha yose. Uwiteka we, umubere maso, umurinde abanzi ndetse n'abangirizi, umurinde abagome n'abagambanyi. Uwiteka ibyo byose urabishoboye, nukuri ukomeze umuturindire kuko turamukunda nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Kandi nukuri turamushima ahagejeje igihugu cy'u Rwanda, ahagejeje abanyarwandakazi n'abanyarwanda. Kristo turamushima, kandi nukuri ukomeze umuturindire kugira ngo akomeze akore n'ibindi ku banyarwanda n'abanyarwandakazi, haduteza imbere. Nukuri akora ibirenze ubwenge bwacu. Mugirire neza rero, umurinde umurengere. Kandi Kristo sengeye na nyobozi yose y'igihugu, uyirinde nayo uyirengere. Kandi Nyiringabo utanga urukundo, kandi utange kukubaha no kukumenya kuri Imana ishoboye byose yabahaye igihugu cy'u Rwanda. Bajye babizirikana, babiha agaciro, ndetse ukabaha na perezida mwiza Kristo, bajye babiha agaciro, babizirikane wera wa Isiraheli. Ndasenze kugira ngo uhereye ku mukuru w'igihugu ukageza kuri ba mutwara sibo,
uburinzi bwawe buri munyarwanda wese umurinde ahari hose, aho agenda hose, ndetse n'aho aryama, ndetse n'aho aba yicaye. Abanyarwanda twese uturinde uturengere, abanyarwanda twese uturwanirire. Dufite ibibazo bitandukanye, dufite ingorane zitandukanye. Buri wese uri mu gihugu cy'u Rwanda mwami, ndamusengeye ngo umurinde kandi umurengere. Abarwayi ubakize, abashonje ubagaburire, abambaye ubusa ubambike, abadafite amazu yo kubamo yabahe, kuko uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubushobozi. Ni ukuri igihugu cy'u Rwanda ngishyize mu biganza byawe Uwiteka we, ngishyize mu biganza byawe nyakubahwa Imana, ndetse n'abanyarwanda bakirimo, ndetse n'umuntu wese uri mu gihugu cy'u Rwanda mushyize mu biganza byawe. Turinde umwanzi ndetse n'umwangirizi, turinde umugambi w'abanzi, uduha amahoro n'umutekano, tugirire neza, uducire inzira muri byose, uduhe urukundo, uduhe kureka ibyaha. Uwiteka buri wese akubahe, buri wese akubahishe, buri wese mwami akunde mugenzi wiwe nk'uko yikunda. Uwiteka udushyire mu imbuto y'urukundo, kugira ngo mwami dukunde urukundo nk'urwo wadukunze, haba ari rwo dukundana. Utanga umwana wawe Yesu Kristo ku musaraba kugira ngo aducungure. Natwe abanyarwanda dusabye urukundo kugira ngo dukundane, tujye ducungura bagenzi bacu, tujye tubabarana na bagenzi bacu, tujye twishimana na bagenzi bacu, kandi tujye dufashanya muri byose. Mwami ibyo byose urabishoboye. Hindura imitima y'abanyarwanda, hindura imitima Kristo y'abanyarwandakazi. Uwiteka uyigenze neza kandi uyitunganye rwose. Ibabaye uyimara umubabaro, ye Kristo ifite agahinda uyimara agahinda, ifite indwara uyikiza indwara, kuko ari wowe Kristo ushoboye byose. Sengera abari baduteze amatwi kugira ngo ubahe umugisha Nyiringabo, kandi ubahe umugisha buri wese icyo ashaka ukimuhe mwami, buri wese icyo akwifuzaho ukimukorere. Ujye ubarindira urubyaro, ujye ubarindira ingo zabo bagiye mu kazi, ujye ubarinda nabo ubwabo bajye basubira mu ngo zabo ari amahoro, bajye basubira mu rubyaro rwabo bari amahoro. Uburinzi bwawe bugote abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abari mu gihugu cy'u Rwanda. Umukuru wacu w'igihugu Mana umurinde by'akarusho, kuko nta wundi twabona umeze nkawe. Umurinde by'akarusho, umurinde, umuturindire mwami, umuturindire. Aha tugejeje turashima, aha tugejeje mwami icyubahiro ni icyawe Uwiteka. Ngaho shyirwa hejuru rero, kandi komeze wamamare, uhindure ibyanze guhinduka Kristo, udutegurira ameza, turemere ibitangaza mwami. Uduha ubutunzi bwahishwa bisi, uduha ubwenge bwahishwa abanyabwenge, kugira ngo ibihugu byo hanze bijye biza kutugisha inama, bijye biza kudushakaho amahoro, bijye biza kudushakaho umutekano. Uwiteka ngwino mu gihugu cyacu, ngwino ugumane natwe kandi utindane natwe. Urakoze ko dusenze twizeye, kubyumvishije kandi ubikoze ku bwawe Yesu, amina. Haleluya, haleluya. Nimero yawe telefone kugira ngo ushaka kuvugana nawe by'umwihariko aze kuvugana nawe. Nomero yanjye ni 0787 2447 amazina yibarureho ni Uwimana Marita. Imana iguhe umugisha. Namwe Imana ibahe umugisha, murakoze.